Twongeye kubasuhuza nshuti zacu, nshuti bakunzi ba Good Face na Kiana TV show. Amahoro y'Imana nakomeza bane namwe aho muri hose. Tubifurije imigisha y'Imana, tubifurije guhaha mu karonka. Akanya rero wo muri kumva kuri mikoro mutari kureba isura ni Gatama David. Ariko hari undi murimo murareba isura musanzwe muzi. Reka tumuhe mikoro nawe abasuhuze. Ni karibu. Ndabashuhuje amazina n'iryo Murenzi nk'abandi umuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ibindi Imana iduhana n'umugisha, tunabibutsa kugira ngo mudukorere subscribe, umukoreshe ya kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kuri benshi nubwo hari benshi batagishaka kuryumva. Gatama ubona biterwa n'iki? Rero hari gihubaza umuntu tese byagenze bite ko utacyumva ijambo ry'Imana agahita avuga ngo ibintu byarakomeye ngo muri no minsi no kwiruka ngo ibiciro byarazamutse. Wowe noneho ukajya kumva ngo essence yarazamutse, nkibaza niba abantu bose bagira imodoka essence niboneka ijambo ry'Imana bazaryumva. Dusengera Imana. Ako nakari gaciyemo. Ntago tugiye kuvuga kuri ibyo nuko warumbaje ati si ikintu cyatumye abantu bajya mu gahuge niki. Rero nyine katubahugurire rwose mugaruke twumva ijambo ry'Imana. Biri tubwira ko nitumenya ijambo niryo rizatubatura. Niryo kubatuka no kuva mu byaha no kuva mu bintu bibi no kuva mu bintu byari bikubereye inzitizi, mu bintu byari bigutsikamiye. Ibyo byose tuzabikurwamo no kumenya ijambo ry'Imana. Yego nitumenya ukuri. Yego. Kandi ukuri ni ijambo niko kuzatubatura. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge rero twumva ijambo ry'Imana. Data twese uri mu ijuru, icyubahiro ni icyawe, urera kandi urakiranuka muri byose. Akanya nk'aka ngaka rero tugiye kumva umukozi w'Imana atugezaho ijambo ry'Imana, tugezaho ijambo ryawe, bana nawe Mwuka Wera aze amuhangeho avuga ibyabwirijwe nawe. Tuguhaye ikaze rero kandi buri muntu wese uza kumva ijambo ry'Imana rize kumugirira umumaro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze Gatama, Imana iguhe umugisha no kutugirira icyizere mukaza kugira ngo tuvugire kuri mikoro za Good Face ndetse na Kiana TV show. Uyu munsi rero ndagira ngo tugiye mu itangiriro, itangiriro 2 murongo wa 15 haravuze ngo Uwiteka Imana ajyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Yesu ashimwe cyane. Imana yaremye Adamu, twese uko mubizi niho dukomoka, iramurema imushyira mu ngobyi ya Edeni ngo ahingire ibirimo byose, ariko iramubwira iti ntuzakore kuri kiriya giti. Ni kondisiyo yari muhaye. Iramubwira iti birimo byose urabyemera, ariko hariya ku giti kimenyesha ubwenge ntuzakoreho. Icyo gihe ibimubwira yari itaramuremera umufasha, yabimubwiye wenyine. Yesu ashimwe cyane. Irangije iza kumeremera umufasha. Wibuke ko yamubwiye ari wenyine, iranamubwira iti iki giti nicyo kimenyesha ikibi n'icyiza uramenye ntuzakoreho. Ngo uzakiryaho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ntago ari uvuga ngo no gutuma oya, no gupfa uzapfa. Imana yashaka kumubwira yuko kurya kuri iki giti bifite uburemere bukomeye. Yesu ashimwe cyane. Reka dugaruke rero mu ngaruka dufite cyangwa se ibibazo dufite mu muryango. Yesu ashimwe cyane. Imiryango dukomokayo niza dukomokaho, nizakomoka ku badukomokaho, byose bikomoka kuri uyu mugabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko urabona yuko Satani ibibazo uhura nabyo nibyo mura nabyo n'iby'abazankomoka bazahura nabyo byose birakomoka hano mu itangira, kuko umubi n'ubundi yinjiye muri iyi ngobyi agamije kugira ngo asenye umuryango, kandi koko yari yawurangije. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome umurongo wawo igice 2 umurongo wa 18.
ngo Imana irema Eva. Ndagira ngo hagana aho nabanje gusoma mwumve yuko amabwiriza Adamu yahawe ntabwo Eva yarahari. Ntabwo Eva yarazi ibyo yabujijwe, umugabo yabujijwe. Yenda ashobora kuba bakimara kumuremera, ashobora kuba wenda yaramubwiye kamubwira ati cyakora ahantu turi ibi turabibujijwe, ni gutyo nyine. Yesu ashimwe cyane. N'inzoka yagiye kunyura muri Eva kuko yari izi ko atazi ikintu rero Imana yabwiriye Adamu ni iki. Adamu yagombaga kurinda ingobyi, yari yamushyira ahangaha kurinda. Haleluya. Kurinda ibizinjiramo, kurinda ibizahungabanya ingobyi. Arangije ntiyaba amaso. Uribaza ko Imana yaramubwiye ngo azarinde inzoka yanyuze hehe? Nawe nkubwira nanjye nibwira, ariko cyane cyane ngira ngo mbwira abagabo, buri Imana yaguhaye urugo iba yaguhaye inshingano zikomeye zo kurinda urwo rugo, zo kurubera amaso. Ntibivuze ko n'abadamu natwe tutagomba kurugiramo uruhare. Oya, uruhare rwacu rurahari, kandi Imana twese yaduhaye inshingano zacu. Abadamu bafite inshingano zabo n'abagabo bafite inshingano zabo. Haleluya. Buriya niyo mpamvu Imana ivuga ngo umugabo ni umutwe. Umutwe nyine uratekereza, utekereza ibintu byinshi. Twe turi ibihimba, niko birivuga, ntabwo ari njye wabivuze. Yesu ashimwe cyane, ariko aho ntabwo ariho ndi bujye. Reka dusome aha ku murongo wa 18. Haravuga ngo Imana irema Eva, ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa no mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Ni ukuvuga ngo umufasha yaje nyuma y'ibintu byose. Yari yamaze kurema inyoni, yamurema ibyo byose. Ndibaza ko niyo nzoka yaje mbere y'uwo mufasha. Yesu ashimwe cyane. Ariko wakwibaza ngo kubera iki inzoka itagiye gushuka Adamu ikaza gushuka Eva? Iyi nzoka nayo yareze ubwenge, yari izi ko bimwe na bimwe Eva atanabizi. Yesu ashimwe cyane. Cyane ko amabwiriza umugabo yahawe umugore atararema. Umurongo wa 20 muravuze ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufwa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Haleluya. Kandi uwo mugabo n'umugore bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Imana ikibarema, ikimuremera umufasha, ngo bari bambaye ubusa, ariko nta soni zabakoraga, ntago babibonaga. Yesu ashimwe cyane. Impamvu nasubiye inyuma nagira ngo mbereka aho umugore yavuye. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo yitwe umugore, kugira ngo n'uyu yitwe umugabo, kugira ngo bakomokeho imiryango. Haleluya. Natwe uyu munsi tuba dufite uruhererekane rukomokaho imiryango, twakomotse ahangaha. Uko niko twaremwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko ukibaza ni impamvu ki ubona umuryango, imiryango isenyuka, imiryango ubona n'iki kibitera? Ndagiye mbabwira ngo gusenyuka k'umuryango cyangwa se bitera umuryango ntabwo ari iby'ubu gusa, na kera byabagaho. No mwiremwa Imana ikirema umugore n'umugabo, urabona ko Satani yabinjiriye. Rero bakigera muri iyi ngobyi, Satani araza yinjira muri ya ngobyi. Ariko icyatumye yinjira, umugabo ntabwo yari maso. Iyo yarinjiye agenda igera ku mugore, yari nabizi, inzoka yari izubwenge, yari izi ko Adamu, Eva atazi amabwiriza Adamu yahawe. Hanyuma rero umugore nawe yegera umugabo. Ubwo ndibaza ko yagiye akavuga ati sheri, ariko kiriya giti gifite imbuto nziza, ariko waretse tukaryaho. Umugabo gusinzira biranga, harangije ngira ngo arabyihorera. Umugore aramugaburira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ahangaha icyo twigamo ni iki? Nuko abagabo mugomba kubera amaso ingo zanyu. Hari ibintu bimwe mureka bikinjira kandi byarangiza bikabera umutwaro, bikaza gahoro 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 gahoro,
gahoro gahoro, byarangiza bikabera umutwaro, ugasanga bibaye ikibazo. Kuko ugiye kureba muri Bibiliya usanga Adamu yaraje kugira ikibazo kandi yakigiranye n'Imana ye. Eva yari yigaramiye, ajya kubwira Imana ati umugore yanshutse, inzoka yashutse umugore, umugore nawe aranshuka. Ese ko yarahawe inshingano, ubundi inzoka yanyuze hehe? Kimwe nawe inshingano ufite mu rugo rwawe, aho ugasanga inzoka zirinjira. Haleluya. Ukabona akantu karinjiye, ukananirwa kugacyaha, ukabona kandi karinjiye, ejo bikaba binini cyane, bikakunanira kubihandoringa, bikakunanira uko wabyifatamo, bityo ugasanga urugo rwawe rurasambutse. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana irababwira itse ko bati ntago tuza twambaye ubusa. Ase mwabwiwe n'iki ko mwambaye ubusa? Mu yandi magambo, ubundi kutaruzi kwambaye ubusa, ko wiberagamo ngaho n'ubundi wiyambariye ubusa, ubundi niki cyabikubwiye? Ati inzoka yinjiye bigenda gutya na gutya. Haleluya. Rero icyo nshaka kubwira abantu dukurikiye, impamvu nahereye ahangaha nagiye ngo nkwereke umuryango watangiye ute, nahangaha watangiriye. Ariko nakubaza nti esubera amaso umuryango wawe nk'umutwe w'urugo, nk'umugabo ufata amabwiriza mu rugo rwe. Wowe unyumva ubigenza ute? Yesu ashimwe cyane. Reka renda turebe ibintu byinshi muri bimwe iby'inzoka yinjiriramo mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho Satani yinjirira. Satani yinjirira ate mu muryango akaba yawusambura, akaba yawusenya muri iyi minsi y'ibihe bya nyuma. Satani yinjira mu buryo bwinshi. Haleluya. Ariko reka tubanze dutangire ngo ese umuryango ubahute. Twese turabizi gutangira umuryango mwiza, twese dutangira kuri foundation nziza, twese dutangira umuryango mwiza, twese dutangira tuvuga ngo tuzazubaka zikomere, twese dutangira tuvuga ngo tuzabana akabaramata, turagasinya, tukajya muri leta, tukajya mu Mana, tukajya mu babyeyi, tukavuga ko rose tuzabana kugeza Kristo aje gutwara itorero. Ariko se koko niko bimeze? Haleluya. Oya, ntago ariko bimeze. Satani rero aterera hehe kugira ngo uru rugo rusambuke? Satani aterera hehe? Numenya aho Satani aterera, ni nabwo uzamenya uko uzaziba kiriya cyuho kugira ngo urugo rwawe rugumeho, rubeho. Hari umuntu wenda uzanyumva urugo rwe rutari rwatangira gusambuka. Yesu ashimwe cyane. Umuryango utari watangira gusenyuka. Ndagira mbabwire rimwe na rimwe hari igihe umugore n'umugabo we basenya umuryango, cyangwa se bakemera Satani kinjira igasenya, amara gusenya ntibamenye ko dusenya ibintu byinshi. Tuba dusenye imitima y'ababyeyi bacu, tuba dushenye imitima yacu bwacu, tuba dushenye n'imitima y'abadukomotseho. Bityo ugasanga uruhererekane rw'ibikomere mu muryango wawe nirwo rukomeje guhererekana. Umwana wawe azashaka gutyo, umugore wawe abana abakazana n'abakwe, ugasanga uruhererekane ruragiye gutyo. Kuko iyo wabyaye abakobwa bazajya gushaka batwara rwa ruhererekane, abahungu batwara rwa ruhererekane, barupasi ngo ku miryango bazakora. Ibyo byose rero kugira ngo biveho ni ukuziba iki cyuho cyaho Satani yinjirira mu muryango. Ushobora kwibaza ngo se Satani uyu mudamu avuga yinjira gute? Niba yarinjiye muri Edeni, murumva urugo rwawe rwo rukomeye ntabwo yakwinjiramo. Hari igihe Satani yinjira ukirushinga mu mihitiremo, ntuhitemo neza, akakuyobya, ugahitamo umuntu atari urubavu rwawe, cyangwa se ugahitamo umuntu washingiye ku marangamutima yawe, washingiye ku bwiza ari byo bita uburanga, cyangwa se washingiye no ku miryango, cyangwa washingiye no ku mafaranga. Ibyo byose tubishingiraho kandi tukubaka ingo zacu. Abagiriye ubuntu iyo bamenye Imana zirakomera, ariko iyo utamenya Imana kuko barushyize ku rufatiro rudakomeye. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko rero twabibonanye abantu tumaze iminsi twiga izi nyigisho z'umuryango, twabonye ko amahitamo meza wahitanyemo ubushishozi, ariko bishyikiye n'urukundo, urukundo rw'ukuri, atari urukundo rw'uburyarya cyangwa se urukundo rwo kubeshya. Twari igihe uvuga ngo reka ngende mbeshye uriya mudamu, uriya mukobwa, nimugeza mu rugo ndebe ko bizacamo. Oya, ntuzajye kubeshya, ntuzagende utayobowe n'amarangamutima wawe. Uzabanze wumve ko ukunda wa muntu, wa mudamu we. Si wowe bagomba guhitamo gusa, nawe ugomba guhitamo. Nimuhitanamo mukumva ko bijyamo,
ahasigaye Imana muzayiyambaze muri urugendo izabana namwe. Ariko uguhitamo mvuga kwiza nkunda no gusubiramo cyane, ntabwo ari uguhitamo uvuga ngo hari abakobwa bajya bavuga ngo bakunda abasore b'ibikara barebare beza nyine. Abadamu nabo abasore nabo bagakunda abakobwa beza ku buranga, ku bigaragara. Ariko ibyo byose iyo tubishingiyeho dusanga bitubaka urugo. Yego, kuko ubundi yenda nko ku badamu urugo rwubakwa n'ubwenge no kujijuka, niko cyo biri tubwira. Urumva? So niba rwubakwa n'ubwenge no kujijuka, ni ukuvuga ngo ubwo bwiza ntabwo Bibiliya yigeze burebaho. Ndibaza ko umuntu ufite kujijuka n'ubwenge aba ari na mwiza n'ahandi hose. Ubwo urumva aba ari mwiza imbere hahandi mutabona. Rero ibyo ngibyo ntabwo bipfa kubonwa n'umuntu wese, keretse umuntu usenga akabanza akabaza Imana, agahitamo koko yumva yuko umutima we uhamanya n'uyu muntu ahisemo, kandi yumva yuko rwose n'uyu muntu ahisemo nakumva, iyo bumva bose babirimo neza, ibyo bintu rimwe na rimwe Imana irabishyikira. Yesu ashimwe cyane. Rero twatangiye tubereka ahantu Satani anyura, tubereka yuko hari abantu bagomba kuba maso. Iyo mumaze guhitanamo muri ibyo nari mvuze, umugabo agafata inshingano ze zo kuba maso, umugore nawe agafata inshingano ze zo kuganduka no gukora uko Imana ibidutoza, urwo rugo nta kintu kirubuza gukomera. Ariko icyo nababwira cyo, ntabwo imiyaga n'imiraba bizabura mu rugendo rw'urushako. Ariko iyo miyaga n'imiraba uko izaza uko ariko kose, Imana izabana namwe, kubera ko muhitanamo mwahitanyemo mushingiye kuri ibyo ngibyo nababwiye. Kandi abashingiye kuri ibyo ngibyo, iyo miraba Imana ituma ibaha imbaraga zo kwihanganira. Kubera iki? Twamenye ko urukundo, iyo umuntu afite urukundo agira kwihangana kandi akihanganira byose. Ni ukuvuga ko niba mwarahitanyemo iyo ngingo mwarayishingiyeho mwembi, ni ukuvuga ngo umuraba nuza ubukene muzashobora kuwunyuranamo. Umuraba wo gucana inyuma cyangwa imbere, uyu muraba muzawunyuranamo. Kubera iki? Umwe naterwa undi azamusengera, hanyuma bityo wa wundi nawe ashobora kugaruka ku rufatiro rw'Imana, ku rufatiro rwa Yesu Kristo, ave mu bidatunganye. Ariko umwe natabera undi maso, rwose imiraba umuraba umwe muri iyi ngiyi mvuze uzabahitana, cyane yuko ariyo miraba ikomeye muri urugendo rw'urushako cyangwa muri urugendo rwo kubaka umuryango. Uwo muraba urakomeye cyane. Haleluya! Hari umuraba nanone rero wo kutabyara, wo kutabona urubyaro iyo mumaze kubana. Uyu muraba wo kutabona urubyaro nawe ujya uza ugatigisa abantu cyane. Ariko ku bantu babanye bagakundana bashingiye ku rukundo rw'ukuri, ntabwo uyu muraba ubanyeganyeza, barategereza. Haleluya! Iyo ugiye mu itangiro usanga uyu muraba warageze kuri Aburahamu na Sara. Haleluya! Bananirwa kwihangana. Sara atangiye kumubwira ati ariko warebye Hagayi ko ari umuja wanjye nkunda, ko ndeba yitwara neza, ko ari umwana unyubaha, ariko se yamaze gukikira yongera kumwubaha. Yesu ashimwe cyane. Bakundwa, reka twihangane muri iyi miraba yose. Muri uru rugendo rwacu rwo kubaka umuryango habamo imiraba myinshi, ariko rwa rufatiro iyo warukomeje ukarufatira kuri ibyo nababwiye, urugo rurakomera. Nta muraba ubatigisa, nta muraba ubashekinga. Oya, Yesu ashimwe cyane. Cyane cyane umuraba wo kutabona urubyaro mu rushako ukunda gusenya urugo byihuse. Ariko ndashaka kubabwira ngo iyo abantu bihanganye, na nyuma ya 15 urabyara, na nyuma ya 20 urabyara, na nyuma ya 30 urabyara, upfa kuba hari icyo Imana yavuganye nawe. Ndashaka kubwira ngo uyu muraba ku bantu bahitanyemo neza bashingiye ku bintu nababwiye, uyu muraba ntabwo ushobora kubasenyera urugo. Haleluya! Hari undi muraba rero w'imiryango, ibyo bita extended families. Umuraba w'abaramukazi, umuraba w'abaramu, umuraba wa nyokobukwe, umuraba wa sobukwe. Iyo miraba yose iyo mukomeye mwarahitanyemo neza, iyi miraba yose wasiga muhagaze, ubundi biragatsindwa. Uyu muraba uza kunyeganyeza umuryango, ugasanga umuryango nawe uranyeganyeza. Haleluya! Hari indi miraba myinshi duhura nayo mu kubaka umuryango, ariko icyo nababwiye ni kimwe. Muri iyi miraba yose, niyo hari umwe uhungabanyije, undi amufata ukuboko, bagasenga bagakomeza uru rugendo,
kandi ntibagire undi muntu bahungabanya, ahubwo bigatuma nabo ahubwo babajoyininga muri ubu rugendo rwo kubaka umuryango, mu kubaka umuryango uhamye uzira ibintu byose byawunyeganyeza. Haleluya. Rero tuzakomeza wenda tubagezaho, hari imiraba myinshi duhura nayo mu kubaka urugo. Hari n'imiraba y'urubyaro, Imana imaze kubaha urubyaro, ugasanga muri urwo rubyaro Imana ibahaye, yenda bafite abakobwa bitwaye nabi, habayemo no kubyarira mu rugo, ugasanga umugabo biramucumuje, abwiye umudamu ati aba bakobwa bawe narakubwiye. Ibyo nabyo uwo muraba nawe usenya umuryango. Ariko iyo mwahitanyemo neza, musenga, muhita muvuga ngo ibyo ari byo byose aba bana ni ab'Imana yatunyujijemo, n'ab'Imana niba batewe bakagira ibi byose, Imana ibaha imbaraga zo kwihangana, kubera ko urukundo rwanyu rwari urukundo rwa nyarwo, mwashingiye ku rukundo. Haleluya. Mu bintu byose mwubakiye ku rukundo. Ni ukuvuga ngo nabo mwabyaye nubwo bakora ibi byangwa n'amaso y'Imana, muzakomeza mubakunde, kuko Imana ni urukundo. Udakunda ntazi Imana. Ntago wakwanga abana wabyaye ngo nuko babyariye mu rugo, ahubwo Imana iguha imbaraga zo kubihanganira, bityo ukazabageza, haleluya, ukazabagezayo mahoro. Yesu ashimwe cyane. Kuko kuba byaye ntago bivuze ngo ubuzima bwe burarangiye. Imana irababarira, nawe ugomba kubabarira. Yesu ashimwe cyane. Uyu muraba rero ntuzagucumuze, muzabigendanemo neza, musenge Imana kugira ngo n'uyu byagenza agaruke ku rufatiro rwa Yesu. Ese wari uzi ko wamuha imbabazi agahita akizwa, agahita ahinduka, agahita ava mu byangwa n'amaso y'Imana? Yesu ashimwe cyane. Ese wari uzi ko wamusunikiriyo noneho agasayiramo neza agaherayo? Rero iby'Imana idusaba no kubabarira. Yesu ashimwe cyane. Izo ni zo mbuto z'abana b'Imana. Haleluya. Hari undi muraba kuvuga ngo abana banyoye ibiyobyabwenge, ugasanga umugabo byamukubise hasi. Akenshi uwo muraba ukunda guhutaza umugabo. Yesu ashimwe cyane. Abana ni aba nyina, ni ibigoryi n'ibya nyina. Ibyo bintu byose ni imiraba duhura nayo mu kubaka umuryango, ariko ibyo byose ntibikabahutaze ngo bibavane mu byiringirwa, kuko Imana ni nyembabazi. Haleluya. Ibyo byose yabirangiza umunsi umwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe duhura n'umuraba wo kubyara abana bacu ariko bakabivukana ubumuga buteye ukuntu tutazi. Ushobora kuba afite ubumuga bwo kutagenda, ubumuga bwo kuba mu mutwe bitagenda, ubumuga bw'uburyo bwose, ariko ndagira nkwibutse ngo uwo mwana ufite ubumuga n'uwawe. Imana yaramukunyujijemo, ariko Imana imukunda kukurusha. Yesu ashimwe cyane. Ntugomba kumwinuba, kandi wa mugabo we ntugomba kuvuga ngo uyu mugore ni wabyaye ikimuga. Oya, nawe mwakibyaranye, mugomba gufatanya muri urwo rugendo. Uyu muri abantu basenyera urugo. Haleluya. Iyi miraba ni myinshi cyane, tuzakomeza tuyibagezeho. Yesu ashimwe cyane. Ariko ibi byose ni imiraba ishekinga umuryango. Yesu ashimwe cyane. Izunguza umuryango, kandi iyo utarebaye maso, iyi miraba yose ikubita hasi uyu muryango. Hari igihe mushobora gushakana mukabyara abana bose batavuga cyangwa se batabona. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bishobora kubaho, ariko iyo mwashingiye ku rukundo, ntabwo umwe yanga undi, ntabwo umwe areka undi ngo avuge ngo reka njye kwibyara hirya nzabona umuzima. Oya, hari impamvu Imana yabahaye umuryango. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo mugomba kwinubira abana Imana yabahaye muri uyu muryango. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niba iki kimuga Imana yaragisanze hariya ikagikiza nyuma y'imyaka 38, ndibaza ko ababyeyi b'iki kimuga bari barahuye n'uyu muraba. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntabwo kiriya kimuga byakibujije ko Imana igikiza. Nacyo cyari cyariyanze, cyavuga ngo amazi arihinduriza nk'aburunjugunyamo. Wakwibaza ngo cyari cyaravutse cyonyine, wakwibaza ngo cyari cyaravutse ku giti, wakwibaza ngo se cyari nta mubyeyi cyari gifite. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero hari imiraba myinshi ituzunguza muri ubu buzima, duterwa n'ibyo tunyuramo umunsi ku wundi. Haleluya. Ibyo byose ni imiraba ituzunguza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yacu yabwa icyubahiro. Reka tuyizamurire icyubahiro. Ariko ndashaka kubaza, muri iyo miraba yose mvuze, ni uwuhe muraba wajunguje urugo rwawe? Ese wabyifashemo gute? Haleluya. Ni uwuhe muraba wabyifashemo gute? Hari indi miraba rero nayo rwose yo izanwa ngira ngo na karande, umuraba wo kutubahana muri urugendo rwo kubaka urugo. Urugero, ugasanga yenda umugabo agiye gushakisha, umugore nawe yiriwe mu rugo. Umugabo azagenda ntacyo azanye, atashye ntacyo azanye.
ugasanga umuraje ijoro, uwo muraba nawo Imana iwudukubitire kandi duhe gukomerera. Kambabwiza ukuri, iyo miraba n'imiyaga iza mu miryango igatuma imiryango ihungabana, hari icyo twayikoraho. Yesu ashimwe cyane. Ariko byose biva kuri rwa rufatiro nababwiye, kuko umuntu watangiye kuri rwa rufatiro, iyo miraba n'imiyaga ntabwo imuhungabanya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu muraba w'inzoka kwinjira igashuka Eva, nubwo bahungabanye, ariko ntabwo Adamu yigeze yanga Eva, ahubwo yabwiye Imana ati inzoka yashutse Eva, Eva nawe aranshuka. Ariko iyo bikurikiranye usanga bataratandukanye. Ariko ubu ngubu twebwe umuraba uraza muto gusa. Nubwo umuntu yakubwira ngo umugore we tumubonye kuri Sonatube ari kumwe na Janvier, uhita uvuga uti uyu mugore yancinye, kandi yenda Janvier ntumuzi, ashobora no kuba ari mubyara, ashobora kuba ari musaza we wo kwa se wabo, ntago umuzi. Rero iyo miraba n'imiyaga ihungabanya urugo, ihungabanya ingo zacu muri iyi minsi, dukwiriye gusenga kandi imiraba n'imiyaga byatuza. Yesu ashimwe cyane. Byatuza gute se? Bituza iyo usenze Imana. Ibyo byose iyo ubibonye ntago wirukankira kujya gusenya, ahubwo wirukankira kujya gusenga. Ugasenga ukabwira Imana ngo Mana, uyu muraba ndimo kubona warabara mu kazi, uyu muraba ndimo kubona warabara mu wanjye, uyu muraba ndimo kubona wa data bukwe, uyu muraba ndimo kubona wa mabukwe, iyi miraba Mana ukayereka Imana. Haleluya. Imana ibona mu mutima ikabona ko utari mubi, yizamanuka ikubakira, ivugana n'imitima yabo. Yesu ashimwe cyane. Kandi ibyo miraba ntizabura kuza. Ndashaka kubwira ko iyo miraba itazabura kuza, izaza. Haleluya. Ariko kuyihosha, uyihosha gute? Uyihosha ute? Uyihosha wahukana? Uyihosha usenya urugo? Haleluya. Sinshatse kuvuga ko abantu bose ingo zisenyuka baba bazigizemo uruhare. Oya, hari igihe umugabo azigiramo uruhare, hari igihe umugore azigiramo uruhare. Ariko bibaye byiza twamenye imiraba n'imiyaga idutera, tukamenya uko tuyifatamo n'uko tuyihosha, noneho bityo twubaka umuryango uzasiga, haleluya, amateka meza imusozi. Ko twese ubikunda wabyanga, buri muntu wese azagira iherezo. Yego, ariko icyiza kugira iherezo ryiza, icyiza kuva kuri iyi si usize umurage mwiza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo utari wasoma hano mu itangiriro, ushobora guhita ubureminga Eva, ukavuga uti Eva kubera iki yemeye yuko iyi nzoka Eva bayinshingano uyu mugabo ntabwo yari ahari. Nawe hari inshingano zawe Imana yaguhaye, yarakubwiye iti nguhaye urugo, uzarwubaka, uzarutwara gutya na gutya, gutya na gutya. Yesu ashimwe cyane. Twese tujya kubaka aruko hari ikiri tuba twavuganye n'Imana. Ariko nawe utasabye Imana, nawe utavuganye n'Imana, haleluya, Imana ntabwo yatuma utangira umuryango itawufite gahunda. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo miraba duhura nayo, hari nabo rero hiwe urubyaro, ikabaha urubyaro, ubwabo ari babiri bakanirwa kumvikana, bakananirwa pe. Kakubwira ati ntuzana amafaranga ahagije, umugabo nawe ati ntunyubaha. Iyo miraba n'imiyaga bigakubita, ugasanga urugo rurasenyutse, kandi mwese umuntu agiye kubareba nta kibazo muba mufite, ahubwo ni ya miraba n'imiyaga mwananiwe kujera, musenga mukubita izo mbaraga mushyize hamwe. Reka mbabwire, iyo Satani ashaka kubinjirira arabanza akabaseparatinga, akabatandukanya. Nuko yagize Adamu na Eva, yari yabatandukanyije, buriya byari byarangiye. Haleluya. Ariko Imana yakabyara, iyo tuyihamagaye muri ibi bibazo iramanuka igatabara. Rero icyo nababwira ni iki, tuzakomeza tubagezaho imiraba n'imiyaga duhura nayo. Dukomeje muri Bibiliya mwahita mubona imiraba n'imiyaga abantu bahura nabyo mu kubaka umuryango. Aburahamu yahuye nayo mu rugendo rwe na Loti. Imana yamubwiye tuhaguruka ugende uva, ntugire n'ikintu cyose uzajyana n'ibigirwamana, ariko arangije ajyana na Loti. Hagezeyo Loti amubera ikibazo, hakubitana n'umuyaga muri uru rugendo. Yesu ashimwe cyane. Hari imiraba n'imiyaga dukubitana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, niyo dukubitana nabo mu kubaka umuryango. Haleluya. Haleluya. Hari inzitizi nazo duhura nazo, hari umuraba udukubita tutari twinjira no muri uyu muryango. Wakunda umuntu akubwira ati ariko bariya ntibashobotse. Ariko ndashaka kubwira ngo ntuzemere umuyaga n'umuraba
uza kuguhungabanya mu gihe cyose utari wahitamo muzubakana umuryango. Yesu ashimwe cyane. Icyo nababwira ni iki? Najya babwira ngo umuntu wese utarabijyamo, nubwo ndimo ndavuga utari watangira mu mushinga wo kubaka umuryango, ujye ushishoza neza kandi ushingire ku rukundo, ushingire ku marangamutima yawe. Numara gushingira kuri ibyo byose, usaba Imana, Imana izakwereka ikimenyetso ku muntu wese yenda muzabana. Ariko namwe mudasenga, ushingira ku mutima wawe, amarangamutima yawe, umutima wawe ukikwemeza. Haleluya. Ariko nanone nushingira ku buranga utazi ikiri imbere, nanone ni ikibazo. Haleluya. Ushobora gushingira ku muntu kubera ko ari mwiza, ariko imbere kubaka urugo adafite karite zo kubaka urugo. Ushobora gushingira ku muntu kubera ko aturuka mu miryango myiza, ariko wakena ntizagufasha. Ushobora gushingira ku muntu kubera ko ubwe afite akazi keza, ejo bamwirukana ukavuga uti ibyo nashingiyeho biragiye. Rero muri ibyo byose mu bigaragara amaso ntimukabirebeho, ahubwo mujye mubanza muganire, umenye umuntu ninde, si niwe nshaka mu buzima, ese niwe zambyarira abana banjye, si niwe za papa w'abana banjye, n'uza mama w'abana banjye. Ibyo numara kubibona wabidizayinize neza kandi ukumva wamanya n'umutima wawe yuko uwo muntu ari we, ndetse mukumva mwembi mukundana. Ndibaza ko ikizanyeganyeza umuryango wanyu ntabwo kizabagusha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero tuzakomeza nakagaruka. Nimukunda ibiganiro dukora, ndabizi neza nashidikanya yuko muzahabwa umugisha, kandi ndabakunda. Reka dusenge. Uwiteka Mana isumba byose, ibyo bantumye ku muryango ndabivuze, ndakwingiza kugira umuntu wese udukurikirana umuryango uri mu manegeka, uhura n'imiyaga, umufashe gukomera. Kandi Data mwiza, umuha ubwenge, ko nzi ko urugo rwubakwa n'ubwenge no kujijuka. Manura ubwenge hagati y'abana bawe mu izina risumba andi mazina. Manura ubwenge ku bagore n'abagabo. Manura ubwenge mu izina rya Yesu Kristo, manure no kujijuka. Waye kwihangana imiraba n'imiyaga ihungabanya imiryango yabo. Habwe kuzo n'icyubahiro. Genda ku muryango muri akanya waruhungabanye, muryango muri akanya warufashe icyemezo cyo gutandukana. Wongere Data mwiza, urukire muri uyu muryango Mwami. Wirukanamo imbaraga zose zashaka gusenya umuryango. Mwami, ururuka ku bari badukurikirana muri aka kanya, ariko bakaba bafite umuraba n'umuyaga ushaka kugira ngo bicane hagati yabo. Twirukanye izi mbaraga zo kwicana hagati yabo mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye umuraba n'umuyaga, Mana isumba byose, uza gusenya urugo, kubera ko aba bantu batabonye urubyaro. Uri Imana itanga urubyaro kandi ukorera mu gihe cyawe. Turirukane izi mbaraga zisenya umuryango mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zo kutubahana, uyu muraba wo kutubahana turawuhagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Manukira muri uyu muryango, wongere uwubake. Nubaka uraba wubakitse by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, manura imbaraga zawe zimanukira imitima y'abana bawe muri aka kanya. Muri aka kanya umuntu udukurikirana akaba ari umuraba uri hagati ye n'umutware we. Uwo muraba yuko abana batumvira, abana banyoye urumogi, abana barabyariye mu mago. Mana, ndakwinginze, manukira muri aya mago. Mana, ubahe guhuza, ubahe ku mwami w'abami, kugira ngo abana bazanye muri iyi si babaho uburere buzima mu izina rya Yesu Kristo. Bahe kwihangana, babihanganiye muri iyi miyaga ibazunguza, kuko nzi neza nashidikanya kuri Imana ikora. Ndabizi kuzabagura ku rufatiro rwiza mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu muri aka kanya barimo kunkurikirana bafite umuraba w'ubukene muri kubaka umuryango kwabo. Mwami, uri Imana itanga, fungura umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muraba w'ubukene uvanwe muri uyu muryango mu izina rya Yesu Kristo. Baha imbaraga zo kubyihanganira. Nzi neza nashidikanya yuko umunsi umwe uzamanuka baha umugisha, bikamenyekana ko basenga Imana ikomeye. Wera wa Siyoni, hari imiraba byinshi twasengera ihungabanya umuryango, ariko uri Imana nziza. Twamaze kubona neza ko Satani yateye umuryango uhereye mu itangiriro, igihe waremaga umuryango. Satani rero naho yagiye, azakomeza atere, ariko ndakubinginze bakundwa, mwirukane izo mbaraga. Nimwirukane Satani nawe azabahunga, mumurandurane n'imizi mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mumenye ikibahiga yuko ari Satani. Mwebwe ubwanyu mwe mwahitanyemo Data mwiza, nzi neza nashidikanya ko alelebo shandara mu izina risumba andi mazina. Ndahanura amahoro ku miryango nkurikira, ndahanura ubumwe ku miryango nkurikira. Ndirukane imbaraga zo gucangakirwa n'imbaraga zo gusenya, zo kurandura mu izina rya Yesu. Buri mwuka wose usenya umuryango ndawurandurana n'imizi yawo. Ndasenze Mwami ngo Mana basubire ku rufatiro rwa Yesu Kristo, bamenye ko ari wowe wubaka kandi yubatse. Haleluya. Urwo rugo ntirunyeganyega. Habwe kuzo n'icyubahiro rero, ni mu izina risumba n'amazina senze nizeye. Amen.